ubundi mu isi y'abagabo kwigirira icyizere niyo ntwaro ya mbere. Mu isi y'abagabo nta cyizere wifitiye ntacyo wageraho. Umuntu w'umugabo ikintu cya mbere kimuranga ni uko yigirira icyizere, kandi koko abagabo bose bigirira icyizere, ariko muri iyi si ikintu cyonyine maze kubonamo ni uko ikintu cyiza kibaho kiba gifite ikintu kibi kigihungabanya. Uyu munsi ku kintu cyitwa kwigirira icyizere cyangwa icyizere wigirira, tugiye kuganira ku mwanzi wacyo ari we witwa kwishidikanyaho. Kwishidikanyaho iyo bigeze ku muntu wari umugabo bimutera kwiburira icyizere. Uko kwiburira icyizere nibyo bibyara kwiburamo ubushobozi. Uko kwiburamo ubushobozi nibyo bibyara ubugwari, kandi ubugwari nizo nzozi mbi umuntu w'umugabo yagira mu buzima bwe. Wowe uteze amatwi iki kiganiro nguhaye ikaze mu isi y'abagabo. Ubundi mu kinyarwanda hari ijambo ribamo ryitwa kwirenganya. Ukumva baravuze ngo urabona atarirenganyije. Iryo jambo ntabwo waba uri umunyarwanda ngo uba utarizi. Nibyo koko bundi abantu turirenganya kuko ni twebwe ubwacu twiburira icyizere cy'ibyo twari dukwiriye. Ni twebwe ubwacu twiyambura ibyiza dukwiriye, ariko nta handi biva. Ibyo byose biva kuri sosiyete tubamo, abantu twirirwana, kuko ukunda gusanga icyizere twigirira dukunda no kugishingira ku cyo badufitiye. Why? Ni ukubera iki wowe wiyumva, wowe ubasha kumva ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, icyizere wigirira gishingira ku cyo sosiyete ikugaragarije, gishingira kuko inshuti zawe zikubwiye. Urugero rworoshye, ari nk'umuntu mu buzima bwe bashobora kubwira ngo ushoboye iki kintu, bakamubwira ati uzi ko ushoboye gucuruza, kandi mu buzima bwe we yari azi ko atabishoboye, kubera ko abantu babimubonyemo nawe agatangira kubyibonamo. Ni amafuti. Ubundi ntibyagakwiye ko habaho umuntu ubasha kukubonamo ikintu wowe utakwibonamo, kuko mbere na mbere wowe ubwawe ni wowe uzi ibyiza bigukwiriye. Wowe ubwawe ni wowe uzi ibara rikubereye. How comes undi muntu abasha kubikubonera nawe akabikwemeza warangiza ukabyemera? Aya ni amafuti mabi cyane pe. Mu buzima nimba uzi ko icyizere wifitiye muri kariyeri urimo, mu byo ukora, wakigiriye kubera ko abantu bakubwiye ko bakikubonyemo, uri mu buyobe. Ahangaha iyi niyo ntandaro yo kubona hari n'ahantu ugera ukabona ibintu urimo birenze amaso yawe. Niyo mpamvu usanga uvunwa n'ibyo ukora. Niyo mpamvu akenshi usanga n'urukundo rw'ibyo uri gukora ari ruke cyane. Niyo mpamvu usanga nimba n'urugero barakubwiye yuko ubashije gucuruza, niyo mpamvu usanga ukinga kare ukigira kwinywera icupa kuko biba byagutindiye. Abakiriya ntibaba bari kuza, uba ubona atari tayari. Warangiza ukavuga ati okay, ndabona ntaba hari muri iki kibuga, reka mbe nifungiye nigendere. Icyo nyine ni ikimenyetso cyerekana kuri mu kazi katarakawe, ntabwo ubasha kukihanganira. Nimba uri umukinnyi wa football, ubu utegereje kureba ko amasaha yatiza arangira ngo wisohokere, se wowe ubona uzisohotsemo. Nta yindi mpamvu ibitera. Wabaye umukinnyi kubera ko abantu bakubwiye, babikubonyemo, we ntiwabyiyumvagamo. Nimba so many things, ibintu byinshi cyane. Hari abantu babayeho ubuzima batigeze bifuza, batarose, ahubwo babikoze kubera ko bambonye ko nava mu pilote. Why none umupilote yiga iki? Ngiye kwiga mate na physics and stuffs. Ugasanga uhisemo kwiga fakirite
kubera ko abandi bakubwiye ngo wavamo umupilote mwiza. Iyo fakiriti irakunaniye. That's why muri aka kanya utari n'umupilote. Niyo mpamvu muri aka kanya bimwe bakubonye mutigeze unabigeraho. N'uwabigezemo niyo mpamvu nimba nawe warabigezemo niyo mpamvu uri kubivunikiramo. Niyo mpamvu mu bwonko bwawe uri kumva ubangamiwe nuko kuwa mbere hageze ngo ujye mu kazi. Please, today ndagira ngo nkumenyeshe aka kantu. Abaherwe bose batuye isi, ikintu cyonyine gitumye ubona ubukungu bwabo baburambanye nuko bakora ibyo bakunda. Niyo twahera ku muherwe wa mbere Elon Musk, ni CEO wa Tesla, ni umuntu wakundaga ibi bintu cyane kuva na kera no mu bwana bwe. Ugiye kureba Mark Zuckerberg, ibi bintu byari ibintu bye, byari ibintu yakundaga n'umutima we wose. Jeff Bezos we ntabwo twabona aho tubihera. Aba baherwe bose soko mu buzima bwabo batigeze bagira akantu kitwa kwishidikanyaho. Kwishidikanyaho ni ikintu buri muntu wese agira mu buzima bwe aho ava akagera kandi utabona aho gicikira. Ni nko kuba muri iyi soko avuga ngo wakwepye Satani, ntibikunda. Niko no kwishidikanyaho bitajya bikunda ko wabicika. Ariko ikintu cyonyine cyagufasha kubitsinda, ikintu cyonyine cyagufasha kubitsinda ni mu gihe ukora ibyo ukunda. Mu gihe ukora ibyo ukunda, iyo ugeze muri wa mwanya wo kwishidikanyaho nabyo ntibikunda, kubera ko urukundo uba ufitiye akazi kawe, urukundo uba ufitiye inzozi zawe ruba rusumba neza neza kwa kwishidikanyaho, twa tuntu duto duto, twa tubazo uri guhurira natwo mu nzira, nta nubwo twaguhungabanya. Kuko brother cyangwa sister, wowe uri kunyumva neza amatwi aka kanya, nakumenyeshaga ko nta business ibaho iba successful itarigeze igira obstacles, itarigeze igira ibibazo. Buri business zose, buri mucuruzi wese, buri muntu utanga service ahari, umuntu ubona w'umudepite, umuntu ubona w'umuperezida, umuntu wese ubona ubayeho ubuzima bwiza nawe wakwifuza kubamo, ntabwo ari uko nta mbogamizi ahura nazo zituma yumva yanabireka. Oya, ariko urukundo afitiye ibyo bintu, umutima aha ibyo bintu bye, ni wo wonyine utamwemerera kubyihorera. Ubu ni bwo buryo bwonyine wabasha kurwanyamo akantu kitwa kwishidikanyaho. Nimba wariyumvishemo ubushobozi, ukaba waragize umutima n'umurava wo kubukura mu bwonko ukabushyira hasi, ibitekerezo byawe ukabishyira ku butaka, jya uhora wibuka ko ibyo wakoze bidahagije. Buriya imirimo ya nyuma niyo ihesha iya mbere agaciro. Ibyo bintu wakoze, uwo mwanya wataye wo gutangira business, wo gutangira igikorwa uri gukora aka kanya, kikaba kigeze ahantu cyitwa ngo kikunaniye, nta kintu wakoze. Inshuro zose ibyo wakoze byose wari uri guta umwanya birutwa niyo wari kuba wiryamiye. Ntuzigere wicara ngo ubone inzozi zawe zipfa. Icyo gihe uri kwangiza umwanya wawe. Remember, amafaranga 2,000 ushobora kuba ubifite uyu munsi ukabibura, ariko ejo ugakorera ibindi. Ariko igihe cyocyo nta buryo wakorera ikindi. Today, uyu munsi, isaha twari turiho ntizagaruka. Genda ubagarire ibyo bintu byawe, genda ubagarire iyo business yawe. Brother cyangwa my sister, ndakubwiza ukuri ko nurekera kureba ku bibazo biri aho muri ako kanya, ahubwo ugatangira gutekereza kuri progress nyuma, nibimara gukemuka, nubivamo amahoro, inyungu bizakuzanira, you will never quit. Ntabwo uzigera ubireka. Impamvu yonyine iri gutuma utekereza kubireka ni ukuri kumva bifite ibiro, biraremereye. Uri kumva biri kuremerera ubwonko bwawe. Uri kubona abantu bose nta n'umwe kwizereyemo. Believe in yourself. Nakwibutsaga ko ibyiza cyangwa ibyo usarura mu byo wabibye, umuntu wa mbere bigirira umusaruro ni wowe. Abo bose batakwizereyemo, icyo nakubwira, let them, cause kubaho neza kwawe bifitiye umumaro wowe mbere na mbere. Kubaho nabi kwawe ni wowe wenyine bizababaza. So ntuzite ku batakwizereramo, ahubwo wowe ni wowe wo kwitera imbaraga. Nimba wumva wacitse imbaraga, please I wake you up, uzanshimira nyuma.
iki kiganiro cyoherereza inshuti yawe ubona ikwiriye kucyumva, nawe wagiriwe umugisha wo kucyumva nugenda udakoze subscribe uzaba uri kwitesha amahirwe yo kuzajya wumva ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ciao ciao.